ba Petero bigeze guca ku rusengero hari saa 9 bagiye gusenga nkuko bari bamenyereye gahunda yo gusenga. Iri tugira ngo hari umugabo wari umaze imyaka myinshi gira muri 40 ngo yari yaravutse aremaye. Ubuzima bwiwe sinzigiye bwatangiriye bwo gusabiriza, ariko yari amaze igihe kirekire abaho ngaho kuri urwo rurembo asabiriza. Rero uwo munsi abantu ba Petero, yari Petero na Yohana, aravuga ati mwama ifeza. Petero amurebye nihutira amuha icyo ashaka nk'ifeza amaze igihe kirekire ahabwa, nta nicyo zamumariye, nizigeze zimukuraho, nigeze atera imbere, nigeze agura parcelle, nigeze agura inzu, nta kintu na kimwe ifeza yahabwa aho ngaho ntacyo zigeze zimumariye, ariko nta n'umunezero zigeze zimuha. Ariko Petero amwitegereje aramubwira ati ifeza zawe nazo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Avuga ngo mu izina rya Yesu Kristo haguruka. Icyo yamuhaye nicyo yarakeneye kuruta icyo yashaka. Yamuhaye amaguru, amuha imbaraga, umugabo arahaguruka, amateka arahinduka, adresse yabarizwaga irahinduka. Yero umuntu barizwaga aho ngaho, mu gitondo bamuteraga bamuzana kugusabiriza, nimugoroba bakamutahana. Adresse yo amasaha menshi kari karahindutse n'akazi nubwo buzima bwiwe, ariko uwo munsi adresse irahinduka, profession irahinduka, cyangwa se imirimo yakoraga irahinduka yo gusabiriza, arashiftinga injira mu bundi buzima, kuko yahuye n'abagabo batihuti bamuha icyo ashaka, ariko bihuti bamuha icyo akeneye. Iyo dufite umwuka w'Imana turitora tukadiscernama tugahishurirwa, tukagira guhishurirwa hejuru y'ubuzima bw'uwo muntu, nicyo ugiye kumarira kugira ngo nimutandukane adatwaye icyo Imana yabitse muri wowe cyari kumugirira akamaro kuruta icyo yashakaga. Warubibaza abantu bose bagiye ufasha, ese hari ahantu bavuye, ahantu bageze? Ese hari ubuzima bwahindutse, cyangwa se wihutiye ubaha ibyo bashakaga kuruta ibyo barabakeneye? Ubundi iyo duhuye n'abantu mu buzima bwacu, hari abagomba kuduha amafaranga, hari abagomba kuduha igitekerezo, hari abagomba kuduha ama connection, hari abagomba gutwereka inzira, hari abagomba kuduha igitekerezo runaka, intama runaka. Iyo uhuye n'umuntu wari ufite igitekerezo ukamusaba amafaranga, hari igihe wibwira yuko wahuye n'umuntu atari we, kandi mu by'ukuri uwo muntu Imana yamuteguye mu buzima bwawe kugira ngo aguhe igitekerezo, kugira ngo aguhe igitekerezo gusa, nta kindi. Imana yamushize aho kugira ngo aguhe igitekerezo kizakugeza ku muntu uzaguha amafaranga, kizakugeza ku muntu uzaguha n'ibindi, gutyo nuko biri. Rero hari igihe wihutira usaba utari we, cyangwa se ukamusaba bitari byo, ugasanga utakaje n'ibyo Imana yamushizemo byari kukubera umugisha. Rero wewe uri muri position yo kumuha, kuko uwutanga bari hejuru y'uhabwa. Wowe uri muri position yo kumuhereza ibyo akeneye. Ugomba kumenya ikintu gikomeye cyane, yuko uriya muntu aje kugusaba, hari igihe nkuko nabivuze, abenshi muri bo babaze icyo bakeneye. Abenshi ni bake babaze icyo bakeneye. Salomo ni wagiye imbere y'Imana yarazi icyo akeneye, ntabwo asaba icyo ashaka, yarazi icyo akeneye. Abwira Imana ati Imana, jewe nta kindi ngusaba, mfite abanzi, ndumwana wavutse mu buryo amategeko atemewe, mama yarinze kuvanwa ku mugabo wundi, aramuzana mugira umugore we, umwana mbere arapfa, nyuma yaho ni Salomo yaje kuvuka. Mumva hano Salomo yaciye noneho agahabwa ubwami ngo nagenda ayobore. Ibaze kuyobora muri ibyo bihe, kandi Dawudi afite abandi bana bari legitime, abana bemewe n'amategeko, abana bakuze neza, bakuriye ubwami, ubuzima bwiza, indero, ibiki, ariko yari intambara ikomeye kuri Salomo. Afite abanzi mu gihugu, afite abanzi hanze y'igihugu, ariko umwana ageze imbere y'Imana atamba ibitamba, ashima Imana, arangije kwishima, Imana iramugendera nijoro ati saba. Salomo arabwira Imana ati Imana, jewe nta kindi nkeneye, jewe ni mu bwenge gusa, ubwenge tu, kuko abantu ngiye kuyobora deja bigeze kukugora, ni nagondwa baragoye, barakugoye muri Egiputa, aho bakomokaho barakugoye, ndaza amateka. Nanjye bagoye Mose ntiyashikana mu masezerano. Nanjye aba bantu sinizeye, nubwo mfite abanzi hano, nkaba mfite abanzi hanze, ariko ngize ubwenge, byaba byiza aba bantu nashobora kubayobora. Salomo yasabye icyo yarakeneye kuruta icyo yashaka.
umubajije Salomo icyo yari ashaka yashaka kubona abanzi bashira, bave bashire kuko bamereye nabi. Ariko Imana iramubwira ati kuko usabye icyo n'ibindi nzabiguha. Rero hari ikintu twebwe abari muri position yo gufasha uwo nguwo ugomba kumenya, kugira ngo ufashe uwo muntu neza ugomba kuba nka Petero utiyutiye atanga ifeza n'izahabu, ariko yihutiye amuha icyo yarakeneye kuva avuka. Ikintu gikomeye cyane.